gutsinda Rayon Sport ejo ku mahoro. Ya reka barinda badutsinda ze twebwe abacu bazaba bagiye hehe. No ukuvuga ngo ku munsi w'ejo ngiye cyo nkangurira abafana bari hirya no hino ba Perefuse ejo tuzahagurukira Nyabugogo kuri station Engine, abava Gisenyi bava Gitarama bava hose abo bose bazaza duriye kuri station Engine ya Nyabugogo. No kuvuga ngo guhera uyu munsi uko turagurutya nkabona ni Fan Club tugiye kurara muri hotel, turare muri lokale twitegura ikipe ya Rayon Sport. No kuvuga ngo ya amarangi ubu twamaze kuyashopinga, ubu ngubu arimo arabira. Ubu ku munsi w'ejo ni twebwe uzabona twisize, ngira ngo urabona n'iyi nkweto urabibona uko imeze uko. Iyi ngiyi nayiguriye hanze, iyi ngiyi ni imvaburayi. Ku munsi w'ejo rero nzaba nishamitse ahantu hose nisize umubiri wose njya kwitsindira Rayon Sport, ahubwo nagira ngo ejo bazacyura amafaranga twebwe ducyura ibitego. Okay, muvandimwe twabakire nawe uri umunyamakuru ufashe gusubiza wari nagira umvangiro. Ndagira ngo babwire impamvu ibara ry'ubururu n'umweru ryavuye urana Bikira Mariya nawe n'umureyo. Bikira Mariya bahe n'umuhungu wakiye mu kademi ka Rayon byihorere aburetse wimvugiramo tuyirira twititsira cyane nitwere umukino ushimisha yaba mu Rwanda ndetse n'imahanga n'abundi yakunda yo muyikundira ikite umva muvandimwe nkuko tubimenyereye nkuko mugomba kugira discipline. Oya muvandimwe muguye mugira discipline yaba mu Rwanda ndetse n'imahanga n'ubundi yakunda Rayon gukunda Rayon Sport. Reka nkwibwirire ibyo urabyibuka uzirinde kudutegura bikone bashata kugeze bitituyuba iki yapariwe kutigituyuba iki rekundoreri ne baranyishe bikanawe kutigituyuba iki rekundorera bare kutigituba iki apariwe kutigituba iki rekundorera bareyo baranyishe kunda kwaji n'imbaraga Gasenyi we gendura igiporoporo gendura agaswi